reka nkubwire kuri kiri kiganiro ejo kuri radiyo ijwi ry'Amerika ni ku 104.3 FM. Ibihe byiza kuri mwe mwese mwashyize urushinge rwa radiyo zanyu ku 104.3 FM ijwi ry'Amerika. Mbahaye ikaze mu kiganiro ejo cy'uyu munsi, mutegurirwa kandi mukakigezwaho n'umuryango Ejo Youth Echo ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu Rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari. Ni ikiganiro gihagarariwe na Roger Nigena naho Mizero Crispin akaba ari ku buhanga bw'ibyuma. Muri studio mugiye kubana nanjye Nicole Giraneza. Akenshi na kenshi usanga abasore cyangwa inkumi bakora ibintu ariko batazi neza ibyo ari byo, gusa bikamera nkaho biganye bigendanye n'ibihe tugezemo by'iterambere ridusunikira gukora ibintu tutazi neza cyangwa se twanabikora tukabikora mu kutamenya. Mu kiganiro cy'uyu munsi rero tujye kuganira ku bijyanye n'umuco wo gutera ivi umaze igihe kitari gito ukorwa n'abasore basaba abakobwa ko bababera abagore. Mu kiganiro cy'uyu munsi turumva ibitekerezo by'urubyiruko rutandukanye batubwira icyo batekereza kuri uyu muco wo guterera umukobwa ivi. Turumva kandi ubuhamya bw'umuryango ubanye mu byishimo batubwire nabi icyo gutera ivi byaba byarafashije urukundo rwabo. Turakomeza kandi twumva ikiganiro twagiranye n'umwe mu bahanzi nyarwanda akaba anaharanira iterambere ry'umuryango muri rusange. Ese uyu muco wo gutera ivi we ni iki awuvugaho? Ntimujye kure ya radiyo zanyu, ikiganiro ku buryo burambuye ni mu kanya. Reka nkubwire kuri kiri kiganiro ejo kuri radiyo ijwi ry'Amerika ni ku 104.3 FM. Gutera ivi ni umuhango umaze igihe kitari gito ukorwa n'abasore basaba abakobwa ko bababera abagore watangiriye mu bihugu byo ku mugabane w'i Burayi. Uyu muco wo kwambikana impeta watangiye kwamamara ahagana mu myaka y'1800. Ibi byose bikorwa ikigamijwe ari uko umukobwa yakemerera umusore akamubera umugore bakabana bakabyara bakororoka. Umuco wo gutera ivi rero ni kimwe mu bintu biri kugaragara cyane muri ibi bihe nubwo hari abatemeranya nabyo. Ugasanga hari abavuga ko atari ngombwa rwose guterera ivi umukobwa umusaba ko akubera umugore. Twaganiriye rero n'urubyiruko rutandukanye batubwira nabo uko babibona ndetse n'icyo babitekerezaho. Ni mu kiganiro bagiranye na mugenzi wacu Rugamba Jonathan. Reka hari uburyo bwinshi wakoresha wereka umuntu ko umukunda. Ngiye ibyo ngibyo nsigaye mbona ari nk'ibintu byabaye ibintu bisanzwe byo kwigana naho umuntu araza agapfuka imbere y'umukobwa agatera ivi just no mu mutima ashobora kuba bitarimo. Ariko ngiye hari ubundi buryo bwinshi nakoresha akakubwira ko ngukunda kandi ukabibona. Muri make ngiye sinatera ivi nta mpamvu yo gupfukamira umukobwa. Gutera ivi rero ni ibintu tavuga ko ari bibi. Kubera ko nimba ari uburyo bwiza bwo kugaragariza umukunzi wawe ko umuciriye bugufi ndetse n'igihe muzaba mukeneye kumarana kiri imbere, numva ko ari ibintu byiza nubwo abantu bavuga ati ni umuco wakopewe, ariko ntabwo twakwirengagiza ko n'ibindi byose tubigeraho ariko twimitetinze ibindi byinshi. Rero numva umusore aramutse antereye ivi nta kibazo nabyakira nkanabyishimira. Ubusanzwe n'ubundi umuntu nagatereye ivi tuba dusanzwe tuganira tubanye mu buzima bwa buri munsi. Rero gutera ivi ugafata impeta ukayimwambika, njya mbona ikibazo kiba kibaza ngo will you marry me. Nkeka ko iryo jambo kurivuga bidasaba gutera ivi kuko tuba dusanzwe tuganira. Hari ahandi hantu twajya wenda mu kabare cyangwa se ahandi hantu hatuje namubwira iryo jambo ariko bidasabye gupfukama imbere ye. Sinumva ko ari cyo kimenyetso cy'urukundo. Hari na henshi umuntu abazapfukama umva upfukamye ku munota wa mbere baba bayinganzwe mutaranabona. Numva wanterera ivi utarinterera byose ni kimwe, ntago ari cyo gishobora kunyereka yuko unkunda, kuko hari ahantu henshi badakora ibyo byo gutera ivi kandi bakazubaka urugo rugakomera. Hakaba naho n'ubundi baba barakoze ibyo byo gutera ivi n'ubundi ukabona nka nyuma y'umwaka abantu batandukanye. Je rwose gutera ivi ntago mbishyigikiye kuko ntago gutera ivi ari cyo kimenyetso cy'urukundo. Ahubwo ikimenyetso cy'urukundo dusanzwe tuzi ni kwambika umuntu impeta. Akwambitse impeta ahagaze nicyo kimenyetso cy'urukundo kandi abantu bayibona. Nta kibazo kirimo kuko iyo propose umuntu uteye ivi uri mu buryo bwo kugaragariza abandi ko akwemereye, ariko utanabikora nge ntacyo namushinja kuko mu by'ukuri n'abatabikora barasangana kandi tubagacyura ubukwe bukagenda. Barakoze aba basore n'abakobwa badusangije ibitekerezo byabo ku bijyanye no guterera ivi umukobwa. Mwiyumviye ko bamwe bavuga bati byabaye ikintu gisanzwe kuko benshi basigaye babikora. Abandi nabo bati ni byiza, ni igikorwa gishimisha umukobwa kuko kimwereka agaciro umuha ndetse n'urukundo umufitiye.
Nyuma rero yo kumva ibitekerezo by'abo twaganiriye, namwe muduteze amatwi, turi kwakira ibitekerezo byanyu ku bijyanye no gutera ivi, aho turi kwibaza tutese ni ngombwa guterera ivi umukobwa nk'ikimenyetso kigaragaza urukundo umufitiye. Ndi kumwe na mugenzi wanjye Christelle Wikeza, akaba agiye kutugezaho bumwe mu butumwa bwamugezeho ku bijyanye n'ikiganiro cy'uyu munsi. Nguhaye ikaze Christelle. Niko urakoze kuba ikaze rero mwebwe mudukurikiye. Hari ubutumwa tumaze kwakira buri kugaruka kuri insanganyamatsiko ya none igaruka ku buryo bwo gusaba umukobwa umubano aho umusore atera ivi. Ubutumwa turi kubwakira binyuze kuri nimero ya WhatsApp y'ikiganiro ejo ariyo 0785 aho turi kwibaza tutese mubona ari ngombwa guterera umukobwa ivi nk'ikimenyetso cy'urukundo. Kwihuse dore ibitekerezo mumaze kutugezaho. Jean-Claude Uwiringiyimana uherereye mu karere ka Muhanga yagize ati guterera umukobwa ivi ni ikimenyetso kigaragaza ko umukunda by'ikirenga. Ni ngombwa cyane kugira ngo umwereke ko umwiyumvamo. Muyoboke Jean d'Amour yagize ati kuri njye gutera ivi ni uburyarya buhagije. Ati kuko nzi ngo yemwe nyinshi zasenyutse vuba kandi barateye ivi babasaba abadamu babo kubana. Naho Umuhoza Nathalie yagize ati gutera ivi si ngombwa kuko sibyo bigaragaza ko ukunze umuntu. Hari ingero nyinshi z'abantu batera ivi ariko ugasanga batabanye neza. Aturebye neza abantu ba kera ko batariteraga ntibarambanaga ndetse bakanasazana. Kuri njye gutera ivi ni ukugendana n'ibyadutse. Dukomeza Haguma Evariste yagize ati gutera ivi si ngombwa ahubwo gukunda umuntu urukundo nyarwo udashingiye ku nyungu runaka. Naho Gasasira Theogene yagize ati mbona guterera ivi umukobwa atari byo bigaragaza ko umukunda cyane kuko uburiterero wo musanzwe mukundana. Atariko nanone nta nicyo bitwaye kubikora, atariko nanone ntitunakwiriye kubiremereza kuko biba ari ukwereka abandi kumukunda. Naho Uwera Erika yagize ati gutera ivi ni byiza bigaragaza guca bugufi k'umusore kandi biba binagaragaza ko azaguha agaciro mu buzima bwe. Rero kubikora nta kibazo rwose. Jean we yagize ati maze imyaka 13 nubatse urugo. Ati rero nasabaga bitegura kurushinga kudashakira urukundo mu gutera ivi. Kuko icyambere mu kwinjira mu rukundo ugomba kuba uca bugufi. Ati cya kabiri ugomba kuba ubasha gutanga imbabazi kuko urukundo rurababarira. Dukomeza Uwamahoro Theoneste we yagize ati kubaha umukobwa ntabwo ari ukumupfukamira ndetse no kumuha agaciro si ugutera ivi, iyo ni imico y'inzaduka. Nikore we nibwo butumwa tumaze kwakira ariko namwe mudukurikiye mukomeze mubwohereze turakomeza tubwakire. Arakoze cyane Christelle umaze kutugezaho bumwe mu butumwa bumaze kumugeraho ku bijyanye n'iki kiganiro. Namwe muduteze amatwi mudusangiza ibitekerezo ku nsanganyamatsiko y'uyu munsi aho turi kuvuga tutese ni ngombwa guterera umukobwa ivi nk'ikimenyetso kigaragaza urukundo umufitiye. Muduhamagare mudusangiza ibitekerezo, ingero ndetse n'inyunganizi kuri telefoni igendanwa ariyo 0728028232 cyangwa kuri 0787581411. Mushobora kandi gukoresha iyi nimero mukatwandikiraho ubutumwa bugufi kuri WhatsApp. Mwadusanga kandi ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Instagram, Facebook na Twitter mwandika Ejo Youth Echo mu ijambo rimwe. Ibimenyetso bikoreshwa iyo umuhungu asaba umukobwa kumubera umugore ntibivugwaho rumwe, by'umwihariko icyo gutera ivi kuko hari ababibona nko kurengera bashingiye ku muco gakondo. Nubwo uburyo bushya bwo gusaba umukobwa umubano buzwi nko gutera ivi butavugwaho kimwe n'abantu benshi, bamwe mu babanye babanje kubukoresha bemeza ko ubu buryo ari bwiza buhamya urukundo ndetse bakananyomoza abavuga ko umukobwa wapfukamiwe atubaha umugabo we ngo yubake. Urugero ni umuryango wa Claire na Janvier bamaze imyaka itari mike babanye bakaba batuye mu karere ka Rwamagana, bahamya ko gutera ivi ari uburyo bwiza bwo guha agaciro umukobwa mugiye kubana ndetse ko binatuma urukundo n'icyizere umukobwa agirira umusore birushaho kwiyongera. Reka tubumve ni mu kiganiro bagiranye na Marie Claire Isingizwe. Twishimiye kuba turi mu rugo rwanyu, dutangire turahera ku mugabo atubwire kuki wafashe umwanzuro wo gutera ivi. Buriya uko urugo rwubakwa, urugo ntabwo ari ikintu kiri common, umuntu wese afite ukuntu yakubaka urugo rwe. Rero impamvu nahisemo gutera ivi numvisha uburyo bwo guha agaciro umukobwa tugiye kubana, bari mu nshuti zimuzi ari izinzi, nanjye nkumva ko donc ni nk'ikintu cyari honere kuri ngiye kumupfukamira musaba ko tubana ko naramukundaga cyane. Wowe wabyakiriye ute kubona ahagupfukamye imbere agubwira ati will you marry me? Byaranshimishije cyane ariko mu byumve ngiye ku kazi twajyaga tubiganiraho bakavuga ati mwebwe mubona babaterera navuga naho utazarinterera nge sinzanagenda.
urumva rero byaranshimishije cyane. reka tugaruke inyuma gatoya mbere y'uko ujya gutera ivi habigeze baguca intege ibintu bijyanye no gutera ivi muri sosiyete turimo nyarwanda abantu bagira imyumvire itandukanye. Ngiye nakubwira ko mbere y'uko iba nta muntu wanciye intege, ariko nyine birangiye ntubura kubwira iti wapfukamira umugore burya gukubitwa nta kundi, hari n'avuga iti uzapfukamira Imana yonyine ntuzapfukamira umuntu. reka tugaruke gatoya ku mudamu wawe. Abakonteresix bo ntibabura muri sosiyete, hari uza akakubwira ati bagutereye ivi rero uburaje umushinga n'ijosi ujye umusuzugura, ariko njye siko mbyumva. Ku ruhande rwawe nta mpungenge wari ufite? Urumva hari ibintu byinshi bivugwa, nawe numvise byinshi muri byo bizi. Bamwe bati n'upfukamira umukobwa ntago azaca bugufi ngo murwubake, azajya gushingana ijosi ubaye inganzwa n'ibindi. Wowe mbere yo gufata uwo mwanzuro nta mpungenge wigeze ugira ushingiye kuri ibyo bivugwa? Njye nta mpungenge byanteye kuko numvaga nkurikije umukobwa twakundanaga, numvaga ibyo bintu nindamuka mbikoze bingarantisa bindonko bisa nk'ibimwemeza ko none ibyo mubwira mu magambo rwose niteguye kuba nabishyira no mu bikorwa nta kibazo. Hari wakwibaza ati ese ubundi ku gutera ivi byubaka iki mu rukundo? Mwe rero muri urugero rwiza rw'ababikoze kandi mukaba mubana, ndabona ko umwana nibarutse nimwonke ndibaza ngo hari ikintu ubundi kuba warateye ivi byongera mu mubano wanyu, dore mwe murabana? Bituma kiguhera agaciro njya mbibona cyane. Nkumva rero ukoze icyo kintu, ndumva umukobwa nawe arakirekonesa cyane, akabona ko nyine umuhungu ukoze icyo kintu ari yatashe kuri we, afite gahunda yo gukebekeba kuko urabona haje ibintu by'amasocial media abantu hose aribona akana ka televiziyo kanaka. Nkumva ko rero umukobwa nawe aramutse atarekonesa icyo kintu ngakikubahire nawe ntabwo yaba ashaka kubaha. Tuje hano iwanyu mu rugo, ese ibyo bavuga ngo umugore yamupfukamira gushingana ijosi koko arari gushingana madamu cyangwa baba babeshya? Wenda n'undi ari gushinganya n'ubundi yasanzwe arishinga, ariko uko bigaragara kuva twagira muri urugo tugiye kwambara umwaka mu kwezi kwa karindwi tuzaba tumaze umwaka mu buryo Imana ibyemera. Ntacyo nari nabona kugeza uno munsi ko umugore yakubaho umugabo, kugeza uyu munsi ndabona nk'umugabo mu rugo. Reka tugaruke ku mudamu wawe. Kuba waraterewe ivi hari ikirungo byashyize mu rukundo, hari ikibatsi gihora kigurumana muri wowe ukavuga uti ariko uyu mugabo ngomba kumwubaha kuko nanjye yaranyubahishije? Ntabwo byabura ugereranije nyine nuko wenda wamukundaga mbere, yagutereye ivi akakubahisha mu nshuti, mu bo mukorana, mu muryango, nawe uko byagenda kose hari ikiyongera. Gira ijambo rimwe ubwira abantu bafata gutera ivi nk'aho ari ibintu bidafite agaciro. Njye numva rwose babyubaha bakabiha n'agaciro, gusa nyine buri wese afite ukuntu afata ibintu. Abahungu benshi umuganira arakubwira ati reka njye nta mukobwa naterera ivi, ariko ni byiza pe, bituma umukobwa abona agaciro afite imbere yawe. Gira inama ugira abandi basore by'umwihariko urubyiruko rugifite urujijo, rugifite gushidikanya, ndatera ivi, sosiyete irambona gute, umuryango wawe urambona gute, umugore azansuzugura n'ibindi. We nk'umuntu uri muri ubwo buzima agira icyo ubabwira, turi gusoza. Hari ijambo ngendera rivuga ko nyine kubaka urugo ibintu biri unique ku muntu. Rero inama nabwira abasore batari bashinga urugo nuko niba ufite umukobwa ukunda nta cyakuze rwose kumutera ivu ukamusaba mu mubano, nta gaciro umuhaye, kwiyongera kandi agaciro wamuha mu buzima busanzwe. Cyane ko wenda atari ibintu umuntu abwira undi ngo nzaguterera ivi, ni surprise akenshi. Burya iyo muri kuganira wumva icyo umuntu akunda, rero iyo abikunda arabikora, atanabikoze kandi nta gikuba kiba cyacitse, n'ubundi bagera mu rugo bakubaka. Murakoze cyane, ndabashimiye cyane ku kiganiro cyiza twagiranye, mugire ibihe byiza. Murakoze cyane. Murakoze. Barakoze cyane uyu muryango wa Claire na Janvier kudusangiza ubuhamya bw'urukundo rwabo, ndetse n'icyo kuba Janvier yarateye ivi asaba Claire ko amubera umugore byafashije urugo rwabo. Inama nyamukuru yahaye urubyiruko ni uko niba uri umusore ukaba ufite umukobwa ukunda, mu gihe cyo kumusaba ko akubera umugore wamuterera ivi kuko byerekana agaciro umuha ndetse n'agaciro k'urukundo mufitanye. Ku bakobwa kandi ngo umusore utazaguterera ivi ntago bivuze ko igikuba kizaba cyacitse. Namwe muduteze amatwi mudusangiza ibitekerezo ku nsanganyamatsiko y'uyu munsi, aho turi kuvuga tutese ni ngombwa guterera umukobwa ivi nk'ikimenyetso kigaragaza urukundo umufitiye. Muduhamagare mudusangiza ibitekerezo, ingero ndetse n'inyunganizi kuri telefoni igendanwa ariyo 07 28 02 82 32 cyangwa kuri 07 87 58 14 11. Mushobora kandi gukoresha iyi nimero mukatwandikiraho ubutumwa bugufi kuri WhatsApp. Mwadusanga kandi ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Instagram, Facebook na Twitter mwandika Ejo Youth Echo mu ijambo rimwe.
Mu gukomeza rero twaganiriye n'umwe mu bahanzi nyarwanda ushyira indangagaciro zo kubaka umuryango nawe atubwira icyo atekereza kuri uyu muco wo guterera ivu umukobwa ndetse anagira inama urubyiruko muri rusange ku bijyanye no gushinga urugo bitewe n'uko babibona. Aratangira twibwira, ni mu kiganiro kigufi yagiranye na David Hitimana. Nitwa Ngarambe François Xavier, ngiye kugira imyaka 58, ndubatse hamwe na Yvonne Solange Kagoyire. Tukaba dufite abana b'abahungu 5. Ndi n'umuhanzi cyane cyane ushyira imbere indangagaciro z'umuryango, kurambagizanya mbere na mbere. Navuga ko ari igihe gitegura ugushyingirwa, ni igihe cy'agaciro gakomeye kubera ko ugisanga mu mico yose y'isi no mu mico ya Kinyarwanda kuva kera byari bihari, ubu ngubu bikagenda bihindura isura, ariko igihe hari ubikoze cyangwa ugiye kubikora agomba kumenya agaciro kabyo. Gutera ivi njya mbibona kenshi ku mbuga zinyuranye inkoranyambaga, umusore yateye ivi mbere y'umukobwa ndetse akanamwambika n'impeta, bakashobora no kujya ahantu hadasanzwe kugira ngo bakore icyo gikorwa kidasanzwe. Icyo gikorwa rero ubwacyo ntacyo nkinenzeho, ishobora giye kugifata nkaho ari uburyo bwo kugaragariza undi icyubahiro, ariko icyo umuntu yatinya muri icyo gikorwa nuko ubona ari bwo buryo bwonyine abantu basigaye bakoresha kugira ngo umuhungu abwire umukobwa ko yifuza ko babana. Ukabona ari ikintu kimeze nk'ikigare, ukabona ari ikintu kimeze nk'umuderi, ni ibigezweho, abandi babigenjeje kuriya, reka nanjye mbigenze ntyo. Aho ngaho rero nkabona nta mwimerere wo kusaba umubano, niko navuga. Nge numva n'uwabikora yabikora mu ibanga hagati y'umuhungu n'umukobwa, noneho bagategura n'uburyo bazabibwira ababyeyi. Kera byakorwaga mu ibanga kandi buri wese yaremaga uburyo bwe. Muzehe François, ubona ari ibiki bikwiye gushingirwaho ngo urugo rwubakwe neza? Kugira ari igihe gikomeye cyiza kandi kirekire cyo kurambagizanya, kuko ari igihe cyo kumenyana bihagije. Numva rero kubaka urugo neza ni icyo kintu cy'ishingiro cyo kumenya undi icyo akunda, cyo kumenya icyo yanga, cyo kumenya icyo umutezeho. Ikindi navuga rero icyo gihe ni igihe wizeza undi ko muzabana, umusezeranya ko muzabana, ariko muba mutarabana. Ni byiza rero kubana mutabanye nk'umugore n'umugabo, mukifata, ntimugire imibonano y'umubiri, kuko ubundi ni uburyo bw'urukundo rwagenewe gusa abashakanye, ko ari bo bonyine bashobora no kwirengera ingaruka zabyo. Navuga rero ko kwifata mbere y'ugushyingirwa byubaka cyane kwizerana hagati yacu. Ese gutera ivi noneho hari uruhare byagira kugira ngo urugo rwubakwe neza? Ntabwo ntekereza ko uburyo nakoresheje mu gusaba undi ko tuzabana aribwo bwatuma nubaka neza cyangwa nabi. Ngewe icyo nashima nuko buri wese arema uburyo bwe bwite bwihariye, agahanga gashya, kuko n'ubuzima bwose bwo kubana mu rugo tuzahanga udushya. Ni izihe nama wagira urubyiruko rwitegura kurushinga? Icyo nababwira ni muhubuke, mubifatira akanya, mushakisha ababagira inama, musange abandi, mubyigire, kuko ni ubuzima bukomeye cyane. Navuga impamba ikomeye izabageza kure. Icyo nabwira imiryango nanjye ubwo nibwira nuko mbere na mbere tumenya ko umuryango ari ryo shuri rya mbere ry'urugo. Nuko ko umwana wacu azatwigiraho uburyo twubatse. Turi abarimu bo gushinga urugo. Turamushimiye cyane François Xavier Ngarambe wagarutse ku buryo bwo gusaba umukobwa ko akubera umugore umuterera ivi. Yavuze ko wabona ko byabaye ibintu bisanzwe bimeze nk'ikigare, kuko ari bwo buryo bwonyine abasore kuri ubu basigaye bakoresha. Yagiriye inama urubyiruko kubanza gufata umwanya wo kumenyana cyangwa se kurambagizanya, bakigira umubano, bakagisha inama, bakamenya neza ibyo bagiyemo.
reka nkubwire kurikira ikiganiro ejo kuri radiyo ijwi ry'Amerika ni ku 104.3 FM. nyuma yo kumva iyi ndirimbo ya Christopher rero reka nk'umwanya mugenzi wanjye Christelle Bikeza atugezeho bumwe mu butumwa mwa mwaratugejejeho mu kiganiro cyatambutse ubushize cyavugaga ku bijyanye no kwiga hakoreshejwe ikoranabuhanga. Turagaruka tugana ku musozo w'ikiganiro cy'uyu munsi. Mugenzi wanjye arakoze kuma ikaze. Rero bakunzi b'ikiganiro mudukurikiye nk'uko bisanzwe buri cyumweru tubagezaho ubutumwa mwa mwaratugejejeho mu biganiro biba byaratambutse. Ubutumwa bwa none buribanda ku kiganiro cyagarukaga ku kwiga hakoreshejwe ikoranabuhanga bizwi nka e-learning, aho twibazaga tutese mubona biterwa n'iki ko umubare w'abiga binyuze ku ikoranabuhanga bizwi nka e-learning ukiri muto. Dore ibitekerezo mwadusangije. Yasenta Habakubaho uherereye mu karere ka Musanze yagize ati kwiga hakoreshejwe ikoranabuhanga ni byiza ariko biterwa n'ubushobozi umuntu aba afite nanone. Nihinyurwa Emmanuel wavuga ko e-learning ari ingenzi atariko nta bikoresho bihagije abantu bafite bituma bitabira. Naho Eric uherereye mu karere ka Nyanza yagize ati ikiganiro ejo ndagikunda cyane. Eric urakoze cyane. Dukomeza, Fabien Tuyisenge uherereye mu karere ka Muhanga mu murenge wa Rungi yagize ati kwiga hifashishijwe ikoranabuhanga ni byiza atari ku bushobozi n'ubumenyi biracyari imbogamizi. Nawe udukurikiye muri aka kanya wagira uruhare mu kiganiro ejo aho wakwifashisha nimero ya telefone ngendanwa ariyo 0722282823 cyangwa se kuri 0788758141. Iyi nimero mwayikoresha no kuri WhatsApp. Ndasubiramo 0785858141 cyangwa se kuri 0728282823. Mushobora no kwifashisha imbuga nkoranyambaga nka Facebook, Twitter ndetse na Instagram aho mujyashakirwa mukandikamo Ejo Youth Echo mu magambo arambuye. Ndetse mwifuje no gukurikira ibiganiro byatambutse mushobora kubisanga kuri YouTube channel ya Ejo Youth Echo. Dukomeza n'ubutumwa bwa none. Ayishaki uherereye mu karere ka Nyagatare mu murenge wa Katabagemu avuga ko akunda cyane ikiganiro ejo. Natwe turabakunda cyane. Iradukunda Maurice uherereye mu karere ka Musanze yagize ati mbona ari ukubura ubumenyi bwo gukoresha mudasobwa, telefone cyangwa kubura internet mu bice bimwe na bimwe by'igihugu. Naho Evode Kirenga uherereye mu karere ka Kicukiro avuga ko impamvu ari uko ibikoresho by'ikoranabuhanga bidahagije. Ati izindi mbogamizi ni zijyanye n'imibereho itandukanye ndetse tutirengagije ko abanyeshuri batari bamenyera kwiga muri ubwo buryo bw'ikoranabuhanga. Gapira Oscar we yagize ati imbogamizi ituma gahunda yo kwiga ku ikoranabuhanga ititabirwa nuko bamwe mu banyeshuri nta bushobozi bafite bwo kubona radio, televiziyo ndetse na telefone, tutirengagije na internet. Ati kiyongereyeho n'abafite ubushobozi ntibashishikarira aya mahirwe. Ndetse n'ababyeyi kuba batabana n'abana babo umunsi ku munsi bituma abana batabona babafasha mu kwiga. Ubutumwa mwadusangije bwa rubu ariko mukomeze mudusangize ibitekerezo byanyu tuzabihera mu biganiro by'ubutaha. Ndamushimiye cyane Christelle Bikeza umaze kutugezaho ubutumwa muba mwaratwoherereje ndetse nanabashimira mwe mwese muba mwadusangije ibitekerezo byanyu ku biganiro tubagezaho. Aha rero akaba ariho dusoreje ikiganiro cy'uyu munsi, ikiganiro kibanze ku muco wo gutera ivi bikorwa n'abasore basaba abakobwa ko bazababera abagore. Twumvise ibitekerezo bya bamwe mu rubyiruko bavuga ko iki gikorwa gishimisha umukobwa ndetse ko kinamwereka agaciro umuhungu amuha. Twumvise umuryango wa Janvier na Claire nabo bashimangira ko iki gikorwa cyo guterera ivu umukobwa ari uburyo bwo kumuhesha agaciro haba mu nshuti ze n'umuryango we, ariko kandi ku basore batabikora bitavuga ko hari igikuba kiba cyacitse. François Xavier Ngarambe umuhanzi nyarwanda ndetse unashyira imbere indangagaciro yo kubaka umuryango yagira inama urubyiruko gushaka uburyo bushya bw'umwimerere bwo gusaba umukobwa ko akubera umugore kuko ibyo gutera ivi wabona ko byabaye nk'ikigari. Muduhamagare mudusangize ibitekerezo, ingero ndetse n'inyunganizi kuri telefoni igendanwa ariyo 0728020232 cyangwa kuri 0787581411. Mushobora kandi gukoresha iyi nimero mukatwandikiraho ubutumwa bugufi kuri WhatsApp.
Mwadusanga kandi ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Instagram, Facebook na Twitter mwandika Ejo Youth Echo mu ijambo rimwe. Ndabashimiye mwe mwese mwabanye natwe mu kiganiro cya none, nshimira na bagenzi banjye bamfashije kubategurira no kubagezaho iki kiganiro cyari gihagarariwe na Nigena Roger. Mbibutsa ko ikiganiro Ejo mugikurikira buri gihe mu masaha nk'aya ku 104.3 FM Ijwi rya Amerika. Nitwa Nicole Giraneza, mbifuje gukomeza kugira ibihe byiza. Ukubaka ejo atubereye